Bakunzi b'ikamba Karuvari TV nongeye kubaramutsa mwiriwe neza Yesu ashimwe cyane bene data muradukunda murabitwereka Imana ikomeze kubaha umugisha shimira Imana ko mukiriho shimira Imana ko mugikijijwe shimira Imana ko mukiri mu buntu bw'Imana naho utarakizwa Imana igwagakiza iki ni igice cya gatatu tugaruye cya bwa buhamya bwa mwene data Bahati Bosco Imana yatabaye Imana yakijije Imana akuye mu ivu yakimukije amavunja imukoza kugikuzimu niba utarabobona nawe n'umwanya wawe utarakora subscribe n'umwanya wawe Yesu aguha umugisha reka dusenge Imana ariko mbere yo gusenga reka nongere mbashime mwese aho muri ku migabane itandukanye abakunzi ubutumwa bwiza abakunda ijambo ry'Imana abakunda ubuhamya abadutera inkunga abadufasha abadusengera mese Imana ibaha umugisha icyo umuntu abana cyo sarura ntabwo uyu murimo wawe udufashamo ngo Imana izakureke Imana izaguha umugisha data wa twese wo mu ijuru ngushimiye ko uri Imana igiturokora ko bukeye nuko bwije ngushimiye kuri data wa twese kandi ngushimiye ko umugambi watujye uhinduka senge bene data bagiye kwikana ubuhamya bw'umwana wawe warokoye reka imbaraga zawe zibane nawe ubureba ubwumva ubuvuga Imana imuha umugisha Bahati nawe warokoye ukamuha umugisha agakizwa akaba ariho reka kumye kumukuza n'abandi bameze nk'Abahati bari mayibobo bari mu bibazo bitandukanye reka bose babone neza yawe uyu munsi Bahati n'umwana mwiza uyu munsi Bahati n'umusore ugushyima n'umusore muririmbyi n'umusore uvuga gukomera kwawe byose ntabwo yawe kubyishoboza nta babyeyi babikoze niwe wabikoze kuko icyo gihe mama we na papa we nta ruhare bagize bwo kubaho kwe ariko we warabikoze uhabwa icyubahiro ngushimiye ko uri bende twagiye kuri ubuhamya uho umugisha imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu amen Yesu abaho umugisha rero ndakurarikira gukurikirana ubuhamya mwene data kandi ngakurarikira kuba amumamburi kwikamba Karuvari TV ndashimira abakristo ndashimira abo tubana muri Karuvari mwese Imana ibaha umugisha reka rero ubuhamya mu bwumve nawe utarakora subscribe niba utaraba umusubscribe wacu waratinze kandi Imana izaguha umugisha link yawe irakenewe rero kandi gusangiza ubutumwa bene data bari hirya no hino nabyo birakenewe turimo kubategurira ibintu byinshi bitandukanye n'ubuhanuzi Imana ikomeje kumbwira bwawe ndagira ngo nawe be maso uranguze kubwakira nyuraho ngaho rero urandikamo ikamba Karuvari TV urahita ubona inyigisho zacu subscribe yawe birakenewe Imana iguha umugisha reka mukurikirane ubuhamya bwa Bahati kandi ndabizi ko muramukunda ndabakunda Imana ibaha umugisha ngaho kurikirana ubuhamya Imana iguha umugisha iryo joro mama Nkundabayo yaraye asenga ijoro ryose nkeka ko ari naho imbaraga zo gutuma ntagenda zavuye kuko Kazungu yari afite ubushobozi bwo kunjyana kuko nararanye nawe kandi naranasinziriye iyo biba ubushake bwa Kazungu ntibibe imbaraga z'ayo masengesho Kazungu yari kunjyana iryo joro ariko bwarakeye dusanga aho ngaho mama Nkundabayo yitanga amafaranga ye ajya kutugurira imyenda ku cyumweru saa 9 twari twageze kwa Gitwaza gusenga muri icyo giterane ariko kuwa gatandatu akaba yaravuze ko azazana abana bagiye ikuzimu yabishyize mu bwinshi natwa dushyiramo ariko nyirizina ari Kazungu twageze kwa Gitwaza tujya hejuru muri etage twari twicaye mu myanya yo hejuru bigeze mu masaha 12:30 bahamagara uwo bita Honorine ariwe mama Nkundabayo tugiye kumva ubuhamya bw'umumama ufite abana bagiye kuzimu Kazungu ubwo aracyarakaye bimwe bikomeye cyane misiyo ya kabiri ye nanone yamunaniye byanga bikunda natekerezaga ko yababaye yarakajwe afite umujinya nuko ari bwongera agakora ibindi bihano noneho
Honorine bamwakiriye mama Nkundabayo, turamanuka tujya kuri aritari. Tugeze kuri aritari baha umwanya Honorine ariwe mama Nkundabayo, avuga aho yaturutse ko ari Igikondo. Noneho arangije aravuga ngo kampe umwanya abana bagiyeyo mu by'ukuri nyirizina. Bamperaho n'ubundi narabarutaga, ninjye nari mukuru. Bamaye mikoro mvuga ibyo nzi byose, ndabivuga, mvuga uburyo twasengaga kabura, yatangaga ibidiya. Hari ibintu yavuze nyuma dusanga koko nabo yagiye abiha twababuriye irengero. Yafataga voka akayikata agashyiramo ikidiya mo imbere, kumbe ashyizemo ikidiya cyabaga ari umutima w'umuntu ari bujyane. Ikidiya ku batazi ibidiya wabisobanura gute? Ikidiya ni ikintu bakora mu mashaza, bakoraga mu mashaza, noneho bakabiteka mu mavuta. Byaguraga igiceri cya 20 mu isoko icyo gihe. Agafata rero icyo kidiya akakivugiraho amagambo, akabashyizemo muri voka, umutima w'umuntu ari bujyane ninjoro, yarangiza agahekenya. Noneho iyo yabaga ari bukujyane, mwasangiraga iyo voka n'ikidiya, ubwo ukaburiye umutima wawe nawe akabariye umutima we, ubwo ni ku mutima wawe babaga bawufashe. Noneho tubivugaho, mvuga ibyo nari nzi kuri Kazungu, bahereza Nkundabayo avuga ibyo yari azi kuri Kazungu, barangije baha Kazungu nyirizina. Nimba ari Imana yamunize kugira ngo avuge, simbizi. Yaravuze avuga twebwe n'ibyo tutari tuzi. Avuga uwamujyanyeyo, wenda kumuvuga gutya si ngombwa, waracyariho, usibye ko nawe atakijyayo. Kumuvuga izina si byiza, tujya duhura kenshi. Kazungu avuga ibintu nanjye ubwanjye byaranyobeye. Avuga ukuntu yageze ikuzimu ari umwana, kugira ngo iyo ugeze ikuzimu bashaka kugukoresha bakugira nyine, hari ibika bitatu ucamo. Uca mu cyo kuba umugabo, icyo gihe baguha inzoka ntoya. Iyo nzoka uyimaze baguha iya kabiri iguhindura umugabo ufite n'umugore. Bakaguha iya gatatu ituma ugira iki, ugira ubushobozi bwo kubona ngabana, ukagira n'umuryango. Rero ibyo byose yabivuze twebwe tutabizi. Kazungu avuga byinshi. Gitwaza, Apotre Gitwaza niwe wafashe ijambo, ahita abaza aravuga ati nshaka umuntu washishuye iyi nkovu. Ndavuga ngo ni njyewe. Ahita ambwira ijambo aravuga ati wowe washishuye iki kintu kimeze gutya, cyari kirimo imbaraga zidasanzwe. Iyo aba ari undi wagishishuye aba yahaguye, ariko wowe ufite uburinzi bw'Imana. Kuva icyo gihe nyine numva ko Imana ishaka ko byanga bikunda nongera nkakizwa. Sibwo nakijijwe kuko bamaje kundekura, nasubiye muri bwa buzima n'ubundi turangije gutanga ubwo buhamya, nasubiye muri bwa buzima bwo kuba mayibobo. Ukuntu rero naje gukizwa kugira ngo njye mu bintu by'Imana neza. Ibyo byose nari narabyirengagije ibyambayeho. Ndi gutoragura amakara n'ibyuma hariya muri Ecole Congolaise UCC Gikondo, nibwo bari gutanga, bari gukora ibitaramo, ibiterane byo kugira by'ububyutse.
bakorera igiterane muri Ecole Congolaise. Noneho kuko nakundaga kuririmba nkakunda n'umuziki, ndi muri Ecole mu Gihuru, numva umuziki uri muri Ecole, mpita ndambika umufuka hasi w'amakara n'ibyuma, njya kureba abantu bari kubyina. Ngezemo biranezeza, numva bafite umuziki uteye ubwoba. Hari n'umukobwa wari urimo bita Rosine, nawe ni inshuti yanjye arabizi cyane, ni umuramyi ukomeye cyane nkunda. Mbona ukuntu ari kubyina biranezeza, bahamagara rero abantu bo kwihana, nanjye njyamo. Ngiyemo banyandika mu bantu bazabatiza, ndatangira njya ku rusengero rwabo. Ngezemo numva bafite ibintu by'agakiza nyine bikomeye, kuko ntari ntarakiyumvamo. Ndavuga ngo aba bantu bari kuntesha igihe, mpita nsubira nanone kuba mayibobo. Ariko ntangira kujya noneho njya mu rugo, papa akambona muri karitsiye ndi gukina n'abandi bana, ariko yaza kundeba ngo njye kuryama nkaba namukwebye. Noneho ntangira kumva ko none hatangiye kunshakisha ngo nsubire mu rugo. Nuko nasubiye mu rugo, ndongera mba umwana, papa arongera mfata nk'umwana we, ntangira kujya njya gusenga nyine, ariko ntaraza mu bintu by'agakiza bikomeye. Nyuma yaho naje kurwara, umukobwa papa yaje gushaka undi mugore. Uwo mugore azana na mubyara we w'umukobwa, tukajya turarana ku gitanda kimwe. Noneho icyo gihe bwo urumva nsimbutse wenda uburyo nasubiye kwiga, nkakora 6e. Icyo gihe nigaga mu wa 2 Kimisange secondaire. Noneho ntashye nsanga mvuye ku ishuri, nsanga umukobwa wo mu rugo bamuteze, umwe twararanaga. Mu by'ukuri nawe hari ukuntu yantwaye, kuko Imana ifite ukuntu yari yarandemye ibintu byitwa ubusambanyi ntabigira, bitambamo ntanabitekereza. Kuko umunsi umwe papa kugira ngo bimvemo, papa yagiye kumpimisha, yabanaga n'ubwandu, azi ko nanjye mbufite. Ajya kumpimisha CHK, azi ko ndwaye nawe arwaye. Agezeyo bampimye asanga ndi muzima. Asanze ndi muzima, amarira y'ibyishimo aramurengararira. Arize apfukama mu mabuye, agahinda karamwica. Nyine yumva ibyishimo biraje, amarira araza imbere y'abantu baje gufata imiti y'ubwandu n'abaganga. Ararira, ambwira ijambo, arambwira ati mwana wanjye mbabarira, ntuzigere usambana, nibinakunanira uzakoresha agakingirizo. Ambwiye ayo magambo, nahise numva ko n'agakingirizo ngomba kukagendera kure, ntazagakoresha paka nshatse. Ndavuga ati ntazahemukira papa n'amagambo yambwiye, ntazaryamana n'umukobwa nkandura sida, papa yabimenya akicuza amagambo yambwiye, cyangwa nkamugarurira agahinda yagize cyagiye. Rero uwo mukobwa nawe twararanye, yari indaya, yakoraga umwuga w'uburaya hariya Sodoma. Turarana hafi amezi 4, turarana ku gitanda kimwe. Position ndyamyemo niyo nabyukaga, bwacyaga ariyo ndimo, ntahindukiye ngo murebe. Rero we aza kuntwara mu bantu muri karitsiye, anyita ko nuzuye, umubiri wanjye utuzuye, kuba ntamusaba ko dukora sex kandi mu by'ukuri ndi umusore. Biramutangaza,
yumva ko byanga bikunda ntari muzima, abitwara mu bantu. Naho nshima Imana yahanshishije kugira ngo sinsambane na, kuko byanga yari afite ubwandu, byanga bikunda iyo ndyamana nawe nari kuhakura ya sida papa yandinze nkiri muto, yambwiye ngo nzirinde nkiri muto, bituma rero nkura nanga icyo kintu. Noneho naje kuva ku ishuri nsanga ngo yatwaye umugabo w'umusirikare w'abakobwa twabanaga mu gipangu, baramuroga bamutega ibirozi. Bamuteze ibirozi mvuye ku ishuri nimugoroba, nababwiye ko nigaga Kimisange segonderi mu wa kabiri, ntashye ngeze mu marembo yo mu rugo bya bintu birenga mbere yuko wa mukobwa birenga. Noneho mpita nshesha urumeza mbiri byunzwe, ngira imbeho idasanzwe. Banjyana hano mu Karambo, igikura hano aruguru ya Expo aho bita mu Karambo, mpasanga banjyana mu ivuriro, mu kavuriro kari gahari, nabwo mpasanga umukongomani, bamubaza nyine, ababaza ukuntu nitwa, bamubwira ko nitwa Bahati, kuko na papa iryo zina yaje kurigira irye nyine, yumva ko rinkwiriye, akajya nyita Bahati. Abimubwiye wa mukongomani, sinzi uburyo yankunze, yakunze ngo ukuntu mvuga, ahita agira iki, aravuga ati muze, iyi miti mbahaye ntimuyinyishyure, ahubwo mugende muyimuhe murebe ko yamugabanyiriza umuriro, none ejo muzamujyane kwa muganga. N'uwo muganga nawe nimba hari, Imana imuhe umugisha, yaramfashije kandi pe yanyeretse urukundo. Bukeye papa anjyana kwa padiri. Ngeze kwa padiri, mu by'ukuri nibwo bwa mbere nari ngiye kwa muganga, kuko kuva navuka sinari nakajya kwa muganga. Ngezeyo nareba sirikirasiyo bari kunkoresha nkaseka. Umuganga yamfata umuriro akambwira ngo sanga uriya, akampa agapapuro ngo kashyira uriya muntu. Nkaseka kuko ni ubwa mbere nari mbibonye. Papa we yareba ukuntu ndi guseka, agira agahinda, aravuga ati yo umwana wanjye bamugize nka nyina, bamuroza ibisazi, kuko yumvaga ko nasaze ari ibisazi biri gutuma nseka. Kandi mu by'ukuri ntago ari ibisazi, ahubwo nari ndi kureba umuganga ukuntu ambwira ngo sanga uriya, undi ngo sanga uriya, bikansetsa kuko ari ubwa mbere nari mbibonye. Papa rero agira abandozi ibisazi. Umuganga wa nyuma yarambajije ati se uba hehe? Ndamubwira ngo mba mu Gashyekero. Mubwiye mu Gashyekero, yahise anyandikira imiti ya amibe, kuko ngo mu Gashyekero ababayo bose baba barwaye amibe. Ntiyampimye, ahubwo yahise anyandikira imiti ya amibe ngo kuko mba mu Gashyekero, kubera ngo amazi yaho byose nyine abyita, harangije ibinini bya amibe. Ahita ambwira ngo ntahe. Ndataha, ngeze mu rugo nimugoroba, korari naririmbagamo y'urubyiruko bayita Rehoboth y'Igikondo, bari bafite amasengesho. Njyayo gusenga, hashize iminsi ntangira iby'agakiza noneho nyirizina, ndabatizwa. Nabaye muri korari nyiririmbamo ntarabatizwa, kubera ko impano yo kuririmba narayikuranye, nubwo ntaragera ku rwego nifuza, ariko nzi ko uko nzajya ngenda mbyiga nzajya mbimenya. Nararirimbye muri korari, nyuma yaho ndabatizwa. Maje kubatizwa nsubira mu buzima busanzwe bwo kuba umwana mu rugo, noneho nangira inzira y'agakiza neza, ngenda menyera iby'agakiza. Nuko nguko nakuze, n'ubu ngubu ndashima Imana ko nkimeze gutya. Gusa hari ibyo ntarabona Imana yansezeranije, ariko nzi ko neza nzabibona, kuko
niringira Imana yuko icyo yavuze, hari indirimbo ivuga ngo mwami icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza. Iyo ndirimbo nayo ijya indemamo ibyiringiro yuko iby'Imana yavuze izabisohoza byanga bikunda ku buzima bwanjye. Hari ijambo wigeze kwigisha rimwe, uratubwira ngo ntago umuntu yavuga ikintu atarageraho, kuko ntago washima Imana uburyo itanga imodoka ngo ubyumve neza kandi utarayigeramo ngo uyitware. Rero nanjye hari ibyo ntaravuga neza kuko ntarabishyikira. Nk'ubu sinavuga icyiza cyo kuba mu rugo rwiza n'umugore mwiza n'abana beza ntaragira na fiyanse. Byanga bikunda nimbona umugore nkagira n'abana nzavuga ibyiza byabyo. Ntabwo wavuga ibyiza byo kuryama kuri Dodoma ukirara ku kirago. Hari amashimwe Imana igenda irema ku muntu bikagenda bituma ashima Imana kurushaho. Hari umuntu umwe yigeze kuvuga ngo ku isi ko ubuzima tuba tubayemo n'ubwo Imana iba yarashatse, iyo uri mugufi uba uri akarabyo k'Imana. N'aba bareba imirari tujya tubona binezeza Imana, niko yashatse ko bavuka bameze. Abantu barebare bafite uburebure bukabije, abagufi, ababyibushye, abananutse, turi jaride y'Imana ireba ikishimira. Nk'uko nshobora gufata iwanjye nkahashyira umurima w'indabyo, nkahingamo iz'iroza, iza move, iza pinki, iz'umutuku, iz'icyatsi, niko Imana iyo iri mu ijuru iyo itureba yo ibona ko turi umutako. Twebwe rero twareba umuntu areba imirari tukamukwena tukavuga ngo afite ikibazo. Ruriya ni ururabyo rw'Imana, mureka abahe kuriya, niko Imana yabishatse. Rero nanjye niringira ko ubuzima ndimo, yaba ubwo naciyemo, yaba ubwo ndimo ubu ngubu, ntago ari ku bwanjye ahubwo ni kubw'imbabazi z'Imana. Kuko n'ibigeragezo ubu mpura nabyo ni iby'Imana ibona ko nshoboye, kuko ntiyama ibindemereye byampitana. Ubu rero ibyo nibyo mpura nabyo, nzi ko aho navuye ntazasubirayo ahubwo ngenda njya imbere, kandi nzi ko Imana itatuma nsubira aho navuye kuko nayo irabizi ntibyarema. N'icyo warangiza ubwira abantu? Icyo nasoza mbwira abantu, hari ijambo ry'Imana nkunda cyane rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mu by'ukuri twizere Imana, tuyikorere tutayiryarya. Hari abantu bayikorera bagafata iby'Imana n'ibya Satani bakabivanga. Abo ngabo bazicuza impamvu babikoze. Mu by'ukuri twiringire Imana tunayizere, kuko kuba yaratanze umwana wayo ku bwacu, kugira uri umubyeyi uri kunyumva warabyaye umwana umwe, Imana ikakubwira ngo ndamushaka, biragoye ko wamutanga. Ariko Imana yo yatanze umwana wayo w'ikinege umwe. Nanjye ndi ikinege kuri mama, ninjye njyenyine yabyaye. Murumva ko byanga bikunda nkurikirana na Yesu. Kuba ari ikinege nanjye ndi ikinege bijya binezeza. Uri umubyeyi, Imana ikakwaka uwo mwana wawe umwe, biragoye kumutanga. Ariko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo aducungure, cyangwa kugira ngo natwe tuzabone ubwiza bw'Imana tuyegere. Icyo navuga hagati aho, navuga ngo dukorere Imana,
dukorere Imana, twiringire Uwiteka, niwe ushobora byose, niwe wagukura mu buzima urimo akagushyira mu bundi, akura ku cyavu akicazanya n'abakomeye. Kandi ibyo utekereza ko itashobora, Imana irabishoboye. Kuko nanjye siniyumvishaga ko navamo umuntu usa nkanjye, nabayeho mw'ubwo buzima, ariko ubu ngubu sibwo ndimo. Aho ndi bimpa icyizere ko byanga bikunda n'ibyo ntarabona nzabibona hanyuma. Wa mugani wa ya ndirimbo nayo ijya inezeza cyane, ivuga ngo imvugo yayo ni ihame, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Mu by'ukuri nsoza, ndabashimiye mwebwe mufite guhangayika. Mwizere Uwiteka, abababaye abagirira neza, abananiwe arabaruhura, abambaye ubusa arabambika, abashonje arabagaburira, kuko ibyo ni ibihamya nagiye mbona. Ni ukuri Uwiteka ashobora byose. Imana ibaha umugisha pe. Sinzi niba twasoza udakoze mu nganzo nk'umuririmbyi. Murakoze. Indirimbo mw'iyi minsi iri kumfasha iravuga wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Urakoze cyane, ntekereza ko tumwe kugukenera uzagaruka kuri televiziyo y'Ikamba Karuvali. Nta kibazo, ni ukuri ndahari. Yesu aduhana umugisha. Reka n'ubundi turangize usengera abantu, noneho kubw'agakiza umaze guhura nako wakongera ugasengera abantu. Ego, witwa Ndiho uzahoraho, ikindi kandi ntujya uhemuka. Mwami, hari byinshi wabanye nanjye, hari byinshi wankoreye, hari byinshi wantambukije, hari impfu nyinshi wandengeje, hari imigezi myinshi yari kuntembana ariko ukaba warayinkijije. Mwami, ndagushimye, uhabwe icyubahiro. Rero nsengera abantu bari kureba iyi televiziyo cyangwa ubu buhamya, Mwami ubakomeze, ubambike imbaraga n'amavuta. Abafite gutenebuka muri bo ubambika imbaraga. Mwami Nyiringabo isumba byose, abananiwe ubaruhure, abambaye ubusa ubambike kuko waranyambitse, abashonje warangaburiye nabo bahaze kwifuza kwabo mu izina rya Yesu. Ubambike imbaraga, ubarengere, abananiwe ubaruhure, kuko ni wowe namenye ko ari wowe se w'imfubyi, ukaba umugabo w'abapfakazi. Ubane nabo rero, ubiteho kandi ubarengere mu buzima bwabo bwose, mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen.